no no no, ndabyanze, ntabwo binshimishije. Kuki bagomba kumuha ibyo bari bumpe babikubye kabiri? Ariko rero nungutse inama y'icyo nasaba. Bambwiye ko icyo nsaba cyose bagikuba kabiri. Okay, ubu noneho nshobora kugira icyo ngusaba nk'uko babimbwiye? Yego rwose nta kibazo Shyari inshuti yanjye. Wanyemerera ukankuramo ijisho rimwe? Shyari ni ukuri usabye nabi, usabye nabi pe. Ishyari ntaho rizakugeza, ahubwo ishyari ryicisha urigize. Ishyari we ni ribi pe, ariko buriya iyo nisabira nk'imodoka mugenzi wanjye bashaka bakamuha ebyiri, hari icyo byari kuntwara koko, ko n'ubundi n'imwe ntayo nari mfite. Nta nzu mfite, ndi mu bukode, basi yo nisabira n'inzu. Ubu se uretse n'umutima w'ubugome, ubundi iyo bankuramo ijisho rimwe mugenzi wanjye bakamukuramo abiri, byari kuzanyungura iki koko? None mpombye n'ibyiza nari kubona. Shyari afashe icyemezo cyiza, ateze imodoka agiye mu rusengero gusenga, kuko nk'umukristo uba mu nzu y'Imana ariko urangwa n'umutima w'ishyari, yabonye atakomeza kubyihererana, ahubwo agiye mu nzu y'Imana. Reka turebe ibiza gukurikira. Yesu ashimwe bene data, twongeye gushima Imana ko twongeye guhurira mu nzu y'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nsanganyamatsiko igira ati ishyari ribuza umugisha. Muzi yuko Yozefu na bene se bamugurishije bakamugirira nabi kubera ishyari, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37:5. Niba ugira ishyari ni wowe ubihomberamo, kuko urigiriye we arakomeza agatera imbere, maze wowe ntugere aho Imana ishaka kugera. Bene data, mwirinde ishyari. Niba kandi urimo muri iri teraniro ufite ishyari, Imana irakwakira nawe uri mu bo Yesu yapfiriye. Ese urimo ngo umanike ikiganza twirukane ishyari n'urwango mu mutima wawe? Ese urimo ngo umanike ikiganza twirukane ishyari n'urwango mu mutima wawe?